Mwiriwe neza, twongeye kubashimira abantu badukurikirana kuri Buvuga Umutima TV. Tubashimiye ko mujya mudukurikirana buri munsi mukumva inyigisho zacu tubagezaho, kandi tubashimiye yuko mujya mubasha guhugukira Imana, mugahindukirira Imana, mukabana nayo. Data wa twese abaho umugisha kandi akomeze kubishimira. Twongeye kugaruka rero tuganira ku ijambo ry'Imana, twongeye kugaruka tuvuga gukomera kwayo. Hari byinshi yagiye dukorera twebwe tutari gushobora, hari aho yagiye dukura twebwe tutari kwikura. Aya masaha rero twongeye kubonaho ko twongeye kuvuga ngo twongere dushime Imana kubw'uko hari imirimo myinshi, hari byinshi yagiye turenza byari kuduhitana. Aya masaha natwe twongeye kuyihereza icyubahiro n'iyumva icyubahiro tuyihaye. Aya masaha rero reka tubanze dusenga Imana. Njye ubari imbere ni Uworoheje Julienne. Ubundi natwe tugiye gusenga Imana kugira ngo tutangire inyigisho zacu. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubishimira, kandi mukomeze kugubwa neza aho muri, kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro, tubashe kwinjira mu ijambo ry'Imana, tubashe guhugurana, kubera yuko buri muntu wese aba agira ngo ahugure mugenzi we uko ubizi nuko mbizi. Duhugurane kugira ngo twizere ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Tugirirwe neza n'ubuntu bw'Imana. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze kudutabara kandi Uwiteka akomeze kubishimira. Mana Data wa twese, Mwami Imana nyakubahwa, byiringiro by'abakwizera, Uwera wa Isiraheli, Mwami twongeye kugushima kandi twongeye kuguhimbaza kubwo kugira neza kwawe gukomeye. Uwiteka Nyiringabo Imana, waturinze tutari beza, waturinze tutari abakiranutsi, waturinze atari uko Uwiteka Nyiringabo Imana hari icyo twatanze, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe, ni kubw'amaraso watumeneye ku musaraba. Icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe. Muri aka kanya rero Mwami Imana twongeye kugaruka imbere yawe twumva ijambo ryawe. Nyemerera cyane Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana rize ritera inkingi mu mitima yacu. Uwiteka buri umwe wese ubasha kuryumva rimugiraho rimukura, rigire naho rimushyitsa. Ndakwinginze cyane kugira ngo buri umwe wese Uwiteka Nyiringabo Imana ribashe kumuhindura kandi abashe kuguhindukirira, yongera kwizere, yongera kumve bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera cyane rero uzubane natwe. Turakuraritse Mwuka Wera, turaritse ubutatu butagatifu bwera hagati muri twebwe, turaritse Umwuka Wera hagati muri twe, turaritse Imana Data Uwiteka Nyiringabo Imana kugira ngo azaganze hagati muri twe. Imbaraga z'umwana w'umuntu ziburizwemo, imbaraga zacu ziburizwemo, icyubahiro cyacu gishyirwe hasi, ahubwo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Nyemerera cyane rero Uwiteka Nyiringabo Imana ngiye nkubere mikoro wirangururire buri umwe wese. Uwiteka Nyiringabo Imana uzabasha kumva Uwiteka iri jambo rizabashe kuba inkingi ku mutima we, kandi rizabashe kumuhindura, rizabashe kumwubaka, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana rizamubera impamba n'urwego rizamugeza iwawe. Nyemerera cyane rero ngwino twiyoborere Uwiteka Nyiringabo Imana, kuko twe twiyoboye twayoba, ariko iyo uyoboye umuntu abasha kugubwa neza kandi abasha kuyoboka inzira. Icyubahiro n'ubutware bibye mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimye. Amen. Imana yacu rero nitugirire neza, kandi Uwiteka akomeze kutwishimira muri byose. Uwiteka akomeze kubishimiraho muri hose. Uwiteka akomeze kubahaza uburame n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo rube kuri mwebwe. Aya masaha rero tugiye gusomana ijambo, ariko mbere ko dusomana ijambo hari indirimbo igikunda kumfasha, indirimbo ya 68 mu Gakiza ivuga ngo ntago nkwiye kujya niganyira. Uwiteka Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nawe aho wicaye ntukajye wiganyira, ntukajye wiheba, ntukajye wumva utekereje ngo ejo bizagenda bite, kubera yuko Uwiteka wizeye kandi wiringiye afite imbaraga, afite ububasha, afite ubushobozi, afite guhindura amateka, afite guhindura ubuzima, afite guhindura imibereho mu kanya gato nk'ako guhumbya. Kwizera konyine ni kusabwa kugira ngo Uwiteka abashe kuguhindurira. Haleluya. Imana yacu nitugirire neza. Muri aya masaha ndakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka akomeze kukwishimira. Ngo Mana yanjye Uwiteka Nyiringabo Imana akomeza kukugirire neza. Ngo Mana yanjye Mwami wanjye Uwiteka Nyiringabo Imana abe muri wowe. Imana yawe wizera, Imana yawe wiringira, Imana yawe ukorera ku manywa na nijoro, ya yindi upfukamira uko bwije nuko bukeye, ibasha guhindura ubuzima urimo, ibasha gukiza uburwayi ufite, ibasha Uwiteka Nyiringabo Imana kurambura ukuboko akabasha gukora ku byananiranye. Uwiteka akabasha kubikora. Icyubahiro n'ubutware bibi byayo
izina rya Yesu Kristo. Nyemerera cyane uzamure kwizera kwawe muri aya masaha. Nyemerera cyane uzamure kwizera kwawe muri iyi minota. Nyemerera cyane tubane muri iki kiganiro, tubane muri iri jambo, tubane Uwiteka Nyiringabo Imana umutima wawe wafungukiye imbere yayo. Unyemerere cyane wongere wimike Yesu Kristo umwami n'umukiza muri wowe. Nyemerera cyane urugendo rwawe rwikoreza Uwiteka, kubera yuko urugendo rwawe y'uruhari y'Uwiteka ubasha kugubwa neza, ubasha kugira umugisha, mu kazi kawe ugira umugisha, mu mikorere ugira umugisha, mu bana ugira umugisha, mu rugo ugira umugisha, kubera ko ibyawe wabyeretse Uwiteka. Haleluya. Ereka Uwiteka ibyawe, ibikuruhije mbese n'ibikuremereye bimuture, kubera yuko ni ubasha guhindura, ni ubasha kubaka, ni ubasha kurema, ni ubasha rata kugira ibyo akora kandi bikagaragara icyubahiro n'ubutware bibi byayo. Muri Yesaya niho hatubwiye mu ijambo rya 59:2 haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze, ngo ndetse n'ugutwi kwe ntago kwapfuye. Nyemerera cyane rero muri aka kanya wemerera Uwiteka ukuboko kwe kukurambukire, yaba uri kugisasira urwaye kukurambukire, yaba uri mu bibazo bitandukanye kukurambukire, waba rata uri mu bukene ukuboko k'Uwiteka kukurambukire, yewe ubabaye, yewe ushonje, yewe uburaye, yewe wambaye ubusa, yewe uri kungo yitandukanye. Nyemerera cyane wizere Uwiteka ukuboko kw'Imana kukurambukire muri aya masaha utakira Uwiteka. Ugutwi kwe kwiteze kukumva, ugutwi kwe kwiteze kugira ngo kumve ibyo uvuga, kugira ngo nako kubashe rata kugusubiza. Uwiteka abashe kugusubiza. Imana itugirire neza kandi twishimire muri aya masaha. Uwiteka kwishimire. Uwiteka Nyiringabo Imana abane nawe ugifungura rata, ukibasha kugera Uwiteka tuvugira ijambo ry'Uwiteka. Unyemerere cyane imbaraga z'Uwiteka zibashe kugukorera imirimo, zibashe kugukorera ibitangaza. Uwera wa Isiraheli abashe kururukira muri wowe. Imana data wa twese wizeye ibashe gukora ibitashobokera abana b'abantu, ibyo ubona we bitashoboka, ibyo ubona byigize ibishyitsi, ibyo ubona bitarimbuka, Uwiteka birimbure mu izina rya Yesu, kubera yuko Uwiteka ashobora byose rata. Yabashije kwambutsa Abisiraheli inyanja itukura, uyu munsi yabasha kukwambutsa inyanja itukura uhagazemo. Uyu munsi yabasha kukwambutsa ibigeragezo urimo. Uyu munsi yabasha kukugaburira kubera ko wabuze inzira. Uyu munsi yabasha kuguha akazi kubera ko uri umushomeri. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Data wa twese ashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ni wizere Uwiteka. Iyakoreye basogokuruza n'uyu munsi nawe irakugenderera. Uyu munsi nawe irakugirira neza. Uyu munsi nawe irakweremera ibishya mu izina rya Yesu Kristo. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukumwumvira, icyo usabwa ni ukugira ngo rata wongere uhindukire, wongere ube mu mwanya nayo, wongere ube ku gikumba, wongere usenge umutabaze. Uwiteka Nyiringabo Imana arakumva kandi arayiteze kukwakira, yiteze kukugirira neza, yiteze kukugirira ibambe. Uwiteka Nyiringabo Imana kurengere cyane. Yewe nawe rata wari waratandukiriye ukajya kure, nawe ngera ugarukira Uwiteka. Wa mwana w'ikirara yagiye kure ajya hanze y'urugo, ariko arangije ageze hanze abona nta kiza kiriyo, ariko arangije ngayibuka ko kwa se hari ibintu, yibuka ko harimo ibyo kurya. Aho yarabanaga n'ingurube yasyaga ibisigarizwa byazo, yari umushumba utagira imyenda yambara, ariko yibuka kwa se rata. Nawe ongera wibuke ko kwa data hari amazu menshi, ongera wibuke ko kwa data hari akazi, ongera wibuke ko kwa data hari imyambaro, ngera wibuke ko kwa data hari amahoro. Wowe ubuza amahoro, wowe rata ushaka kwiyahura kubera ko rata byagucanze. Nyemerera cyane wibuke ko mu rugo rata hari byose. Uwiteka kugirire neza. Nawe garuka mu rugo, nawe arakwakira. Ntago arafunga amarembo, ntago arafunga imiryango, aracyateza ibiganza. Uwiteka Nyiringabo Imana natugirire neza rata, kandi Imana yacu twishimire. Yewe mubyeyi, yewe mugabo, yewe mwana muto ndetse n'umusore n'umukobwa, nyemerera cyane n'ukuri muri aka kanya ugarukira Uwiteka. Nasanze kuba muri Uwiteka ari amahoro masa. Nasanze kuba ku Uwiteka n'ukuri nta bukene bubayo. Nasanze kuba ku Uwiteka n'ukuri nta mubabaro ubayo. Uwiteka Nyiringabo abasha
kutugirira neza, abasha kuturengera, abasha kutuhagararaho. Hari igihe rata abantu bakwanga bakagucira urwo gupfa, Uwiteka akabona kuri uwo kubaho. Hari igihe rata ubukene buza ukabona ko atari uwo kugirirwa ubuntu, Uwiteka akavuga ngo ngaho tunga kandi ubeho, kubera kuri uwo kubaho. Haleluya! Imana itugirire neza, Imana ikumve mu mubabaro urimo, Imana ikumve mu kigeragezo uhagazemo, Imana ikumve mu masengesho uri gukora, Imana ikumve. Uwiteka kurengere, Uwiteka guhagarareho, Uwiteka kubere maso, Uwiteka kwishimire. Haleluya! Imana ikugirire neza rata, wowe uri mu cyumba uri gusenga, wowe uri ku buriri uri gusenga, wowe uri mu butayu uri gusenga, wowe uri mu rusengero uri gusenga, nyemerera cyane muri aka kanya uzamure kwizera, uzamure ijwi ryawe, uzamure imbaraga. Uwiteka Nyiringabo yiteze kukwakira, yiteze kukugirira neza, kandi isengesho ryawe wumve ko atari umunyagara, wumve ko atari iry'ubusa ku mwami, ahubwo yiteze kukwakira. Imana nikugirire neza rata. Hano Uwiteka kwishimire. Data wa twese Nyiringabo yazanywe no gushaka intama zazimiye, yazanywe no gushaka rata twebwe twari twihebye, twebwe twari abakene, twebwe twari tubuze uko tugira, twebwe twari abasinzi yo mu kabari, twebwe twari abajura, twebwe twari abasambanyi. Abo nitwe Uwiteka yaje ashaka. Nyemerera nawe rero, Uwiteka Nyiringabo aragushaka. Nyemerera cyane wumva umuburo w'Uwiteka. Wasanga uyu munsi ari umunsi wa nyuma, wasanga iyi saha ari impanda ya nyuma, wasanga uyu munota rata Uwiteka ashaka kugukura muri Gihenomu. Nyemerera cyane uveyo, nyemerera cyane wongera uzamure, nyemerera cyane wongera uzamure kwizera, nyemerera cyane ijwi ryawe ryongera rihugukira Uwiteka, wongera uririmbire Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Mukozi w'Imana uri kuvuga uyu munsi, muhanuzi uri guhanura, muririmbyi uri kuririmba, ngera uzamure kwizera. Muvuga butumwa, ngera uzamure kwizera. Yewe umunyamasengesho, ngera uzamure kwizera, kuko kwizera kwawe niko rata kugiye kukurokora, niko kugiye kugukiza, niko kugiye kugutambutsa, niko kugiye kukurengera mu izina rya Yesu. Nyemerere cyane muri aka kanya ucyumviye impanda, ucyumviye ijambo, ucyumviye ijwi, Uwiteka Nyiringabo ayiteguye kukugirira neza. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Data wa twese akwishimire rata aho uri hose, Data wa twese akunezererwe, Data wa twese akwigaragarize, Data wa twese aguhire mu nzira urimo, rata mu nzira nziza, ariko mu nzira y'ibinyoma Uwiteka gukureyo, mu nzira yo kwiyobagiza Uwiteka gukureyo, ahubwo akugaruze mu nzira y'ukuri. Uwiteka Imana kugirire neza, kwiteho izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusomana ijambo. Bene data nshuti zanjye, Uwiteka Nyiringabo Imana aturengere cyane kandi atwiteho, kandi atwigaragarize muri byose. Imana yacu ikomeze kuturengera, kuko Uwiteka iyo yakurengeye nta muntu ujya ukorwa n'isoni. Uwiteka iyo yakurengeye ntabwo ujya ubasha rata kumwara. Iyo Uwiteka yakurengeye rata ajya gukorera ibitangaza, abantu nabo bagatangara. Uwiteka ajya kuzamura akagukura mu bukode akaguha gutura. Uwiteka ajya gukura rata mu gukorera abandi, nawe ukaba miliyoneri ugakwikorera. Uwiteka Nyiringabo iyo yategetse, Uwiteka Nyiribihe ajya abasha gutegeka, nawe agiye gutegeka ku buzima bwawe. Icyambere usabwa ni ukwizera kugira ngo Uwiteka kugirire neza. Imana yacu niturengere cyane, kandi Uwiteka twishimire, Uwiteka duhagararaho muri byose. Tugiye gusomana ijambo riboneka muri Matayo ibice byaho ni 5. Ni ijambo rigaragaza rata uhiriwe uwo ari we. Muri aya masaha wasanga uhiriwe kubera ko ibumbuye cyangwa se ufunguye iyi mikoro yawe ugasanga hiri jambo. Wumve kuhiriwe mu maso y'Uwiteka, wumve kuhiriwe mu buntu bwayo, wumve ko wongeye kugirirwa ubuntu bwo kongera kumvira ijambo, wumve ko Uwiteka yongeye rata kugushaka kugira ngo wongere umwitabe. Imana itugirire neza, kandi Uwiteka atwigaragarize muri byose. Matayo ibice byaho ni 5, turahera ku murongo waho wa 7.
umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Haleluya. Ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Haleluya. Wasanga nawe mu maso y'Uwiteka uhiriwe, wasanga nawe muri uyu mugoroba uhiriwe, wasanga muri iki gitondo uhiriwe, wasanga muri aya masaha Uwiteka Nyiringabo Imana kugize uhiriwe, kubera yuko rata wumvise iri jambo. Imana yo mu ijuru iturengere kandi Uwiteka kwiteho, Uwiteka kugira uhiriwe mu maso y'Imana. Wahirwa ku butunzi ariko bijya bishira, wahirwa rata mu miryango ariko icyubahiro cy'imiryango kijya kirangira, wahirwa rata mu bavandimwe ariko bajya baduhinduka, wahirwa rata mu bantu runaka mu kazi gakomeye ariko rata akazi kajya gashira kakavaho, abantu bagahinduka bashomeri, abakoraga bakongera bagasubira hasi. Ariko iyo Uwiteka yaguhiriye, iyo Uwiteka yaguteye iteka, rata benshi baratangara. Iyo Uwiteka yaguhaye ijambo, rata nta uri kwambura. Iyo Uwiteka yaguhaye mikoro, rata nta uyikwambura. Iyo Uwiteka yagutereye intebe, uricara ukegama. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu nuhabwe icyubahiro Baba. Uwiteka tugirire neza kandi Uwiteka twigaragarize muri byose. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Nshuti yanjye mwene data, ni ukuri kugira imbabazi nawe uzazigirirwa. Abantu benshi tujya tugoma ndetse tukagomerana, ariko mu kugomerana cyangwa mu kugoma tujye twibuka ko tugomba gusaba imbabazi, kubera ko natwe Uwiteka aratubwira ngo duce bugufi, Uwiteka aratubwira ngo tugaruke twihane, kubera ko Uwiteka aratubwira ngo nitwongere twisubiremo. Impamvu abitubwira ni kugira ngo imbabazi zayo zitubonekeho. Ndakwinginze cyane kugira ngo ugire imbabazi mu mutima wawe, kugira ngo ugire imbabazi mu muryango wawe, kugira ngo ugire imbabazi mu baturanyi, kugira ngo ugire imbabazi mu nshuti, kugira ngo ugire imbabazi rata mu kazi ukora, kugira ngo ugire imbabazi kuri babandi bagukomerekeje, kugira ngo ubashe kubabarira. Kuko nutababarira nta bwami bw'Imana, nutababarira ntabwo uzabona ijuru, nutababarira ntuzigera ubona umwami Imana. Haleluya. Ikikubeshejeho ni imbabarira rata. Data wa twese akubabarire, ariko nawe Uwiteka Nyiringabo aragusaba kubabarira, kuko natwe yaratubabariye, yaradupfiriye ku musaraba, aratubambirwa turabamburwa. Yatubambiwe kuko twari abanyabyaha, yatubambiwe kuko twari abanyegomwa, twari abanyamashyari, twari abanyamijinya, twari abantu babi. Ariko Uwiteka aratureba, aravuga ngo bana banjye, kuko mwemeye kuza guca bugufi imbere yanjye, Uwiteka Nyiringabo aravuga ngo bana banjye ndabababariye. Kandi bana banjye ni ukuri nongeye kubagirira ibambe. Ni ukuri niyo mpamvu nugira imbabazi ukazigirira mwene so, ukazigirira mugenzi wawe, Uwiteka nawe azakubabarira kandi azakwishimira. Azakubwira ngo mwana wanjye ngwino we nameneye amaraso. Icyubahiro n'ubutware n'ibibi byayo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo hahirwa ngab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ab'imitima iboneye ni babandi bamaze gutanga imbabazi muri bo, ni babandi bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni babandi bamaze kwiyambura ibidafite umumaro ahubwo biyambitse Yesu Kristo, ni babandi bafite kwera no gutungana muri bo, ni babandi bari kugenda uko Imana ishaka, ni babandi bari kuririmba bakuzura umwuka wera, ni babandi buzuye urukundo. Abo ngabo nibo bafite imitima iboneye, abo nibo Uwiteka ari gushaka muri aka kanya. Ngo hahirwa ngabakiranura ngo kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ni ukuri muri aka kanya turasabwa gukiranura no gukiranuka, kubera yuko nidukiranuka kandi tugakiranura Uwiteka azatugirira neza. Ngo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 haravuga ngo namwe muzahirwa ubwo
bakabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ngo namwe ngo muzahirwa ubwo bazabampora, bazabarenganya babampora, ubwo muzavuga ijambo bakabarenganya, ubwo muzabwiriza ubutumwa bakabacecekesha, ubwo muzahanura mu izina ryanjye bakababwira ngo nimuceceke bakabacecekesha bakabirukana, ubwo muzajya gusenga bakabirukana, uriko ngo murahirwa ubwo rata bazabampora. Ariko ijambo ry'Uwiteka Imana ishobora byose iyikubwiye ngo urahirwa, vuga ibyo Uwiteka ashaka, kora ibyo Uwiteka ashaka, ahasigaye ibyo umuntu azibarizwa ibye, urubanza n'Uwiteka uzaruca kuko niwe mucamanza muzima. Twebwe ntacyo turicyo, twebwe imanza duca n'imanza zibera, ariko Uwiteka ni umucamanza utabera. Nyemerera cyane urenganirizwa ukuri k'Uwiteka, we kurenganyirizwa ibinyoma, we kurenganyirizwa guteranya, we kurenganyirizwa amagambo, we wumve ko ibyo uri kuvuga biri muri wowe kandi uhamanyije n'umutima wawe, uhamanyije n'Imana yakuhamagaye yakwiringiye. Uwiteka Nyiringabo Imana azakugirira neza kandi azaguha ingororano. Ntago ingororano zacu ari izaha mu isi, ntago ingororano zacu ari izo dutegereje mu bavandimwe, ntago ingororano tuzitegereje mu bo turi kubwira, ahubwo tuzitegereje ku Mwami Imana. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Data wa twese atanga ingororano zidashira, atanga ingororano zidahanguka, atanga ingororano rata zitajya zibora. Uwiteka Nyiringabo atugirire neza. Ngo murahirwa ngo ubwo bazabarenganya babampora, ngo mugatukwa kandi mugatotezwa mukababazwa rata. Uwiteka Nyiringabo Imana yavuze ngo urahiriwe. Haleluya! Wowe uri kuvuga Imana neza muri aka kanya urahiriwe, wowe uri kuririmba uko Uwiteka ashaka urahiriwe, wowe uri kuririmbana umutima mwiza, urukundo ndetse n'ubwitonzi Uwiteka gushaka urahiriwe, wowe uri guhanura, wowe uri kuvuga ijambo ry'Uwiteka urahiriwe rata, wowe uri gusenga mu kuri no mu mwuka, wowe uri kwiriza ubusa nk'uko Uwiteka ashaka urahiriwe. Imana ikugirire neza kandi Uwiteka Nyiringabo Imana kwishimire. Muri aka kanya ndakurarikira kugira ngo ubashe kubuhiriwe mu maso y'Imana kandi ubashe kubarata uwo kwifuzwa mu maso y'Imana. Abantu bakwifuza ariko rata igihe kikagera bakaguhararukwa, abantu bajya baharara mu kanya gato ariko rata igihe kikagera bakaguhararukwa, bakakwanga, bakakuvaho ndetse bakakuvuga bakagusebya. Ariko Uwiteka iyo yakwizeye, iyo yakwemeye akwemeza abantu, iyo yakwemeye akwemeza Rwanda, iyo yakwemeye akwemeza aboroheje, iyo yakwemeye akwemeza abakomeye. Imana itugirire neza. Uwiteka Nyiringabo Imana akwishimire kandi akwigaragarize muri byose. Ngo 12 haravuga ngo muzanezerwe muzishime cyane, ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, ngo kuko ariko babarenganyirije abahanuzi ba mbere. Mbese ntago akarengane kazaba akuyu munsi cyangwa kejo, ahubwo kuva na kera bararenganywaga. Tuzi neza ko abahanuzi bajyaga bakarangwa mu mavuta, tuzi neza ko bajyaga bashirwa ku ikarayi, tuzi neza ko bajyaga rata Saduraka Meshake na Abedenego babashize rata mu itanura rya kumuriro, kubera yuko rata bari banze gupfukamira igishushanyo. Ariko Uwiteka Nyiringabo arabarengera. Nawe vugira Uwiteka azakurengera, nawe hanura mu kuri no mu mwuka azakurengera, nawe hamya Uwiteka muri Babuloni azakurengera, nawe bwira abantu rata gukira no gukizwa Uwiteka azakurengera. Imana nikugirire neza. Aho uhagaze rata uhamye Uwiteka, aho ugenda uhamye Uwiteka, imingeso zawe zihamye Imana. Reka twe kuba abantu bera imbuto mu kanya gato, ahubwo twera imbuto ku manywa ndetse na nijoro, ahagaragara n'ahatagaragara. Imana izatugirira neza.
kandi Uwiteka azatwishimira. Nitwera imbuto rata tugafasha imfubyi, tugafasha abakene, tugafasha abatishoboye, tukarengera abababaye, tugacumbikira abababaye. Uwiteka azakugirira neza kandi azibuka imirimo yawe. Nugera mu kaga, nugera mu makuba, nugera mu bibazo, ntabwo Uwiteka azakwirengagiza, kubera yuko nawe ngibyo uri gukora uri kubitsa rata aho ingesi n'inyenze bitagera. Nyemerera cyane muri aya masaha ubitse ku Uwiteka, nyemerera cyane muri aya masaha ikibitsanyo cyawe Uwiteka cyumve, gitambo cyawe kibe umubavu humura neza. Nyemerera cyane bimenyekane hagati y'abahanuzi rata batavuga Imana. Nyemerera cyane aho utuye ku musozi bamenye kuhamya Imana by'ukuri. Nyemerera cyane mu kazi uri gukora abantu rata bamenye yuko uvuga Imana by'ukuri. Nyemerera cyane Uwiteka Imana agutangira ubuhamya naho abantu batakwizera, kuko abantu ntago twizera, ariko Uwiteka wenyine abashe kuguhamiriza yuko uraturuye kandi uruye gushyizeho ikimenyetso. Nyemerera cyane usaba Imana kandi Uwiteka kwiteho akurwanirire. Nyemerera cyane ubuhiriwe mu maso y'Imana. Imana nitugirire neza kandi Uwiteka twiteho. Twasomagira ijambo tureba abahiriwe abari bo, ariko ndi kugusaba kugira ngo usabe Imana data wa twese, usabe umwuka wera, usabe uwera wo mu gihugu cyo mu ijuru, usabe Imana ishobora byose, ya yindi itagihinduka, ya yindi ikora ibyananiranye, ya yindi ivura indwara zananiye abaganga. Iyo ngiyo niyo turi gusaba kugira ngo data nawe ushyirwe mu gitabo cy'abahiriwe muri uyu mugoroba, ushyirwe mu gitabo cy'abahiriwe muri aya masaha. Ubu umugabo uhiriwe mu rugo rwawe, ubu umugore uhiriwe mu rugo rwawe, ubu umwana ndetse umukobwa ndetse n'umusore ubu uhiriwe mu maso y'Imana. Uwiteka akugirire neza, akugirire icyizere. Umunsi azahagarara ku bicu, umunsi azahamagara amazina y'abera, nawe uzahamagarwe kandi witabe. Nyemerera cyane n'ukuri mu minsi ya nyuma dusohoyemo, mu